Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo hahirwa abo ibyanjye bitazagusha. Imana nishimwe cyane. Ndashaka kuvugana nawe wa mubyeyi we, wa mugabo, wa mupapa we. Ese ko urusaku rubaye rwinshi uri kwibaza mana warandetse, mana warantaye, hari ibyo wansezeranije utari gusohoza, hari ibyo wavuganye nanjye mbese ntabona. Ndagira ngo nkubaze, aho wowe wasezeranye n'Imana niho ukiri? Ese ubu tuvugana Imana ije ikaza kukureba hahandi mwasezeranye? Wenda reka tuvuge mwasezeranye, yaguhaye amasezerano uri gusenga yitatu, uri kwiyiriza ubusa, uri ku karago, uri ku musozi. Ubu tuvuganije yasanga hahandi mwasezeranye ariho ugihagaze, cyangwa se ibyayo wabiteye umugongo, wabonye ibisubizo bitinze, ubona amasezerano y'Imana atinze, uravuga ngo ndabiretse, ndarambiwe. Mbabarira nturambirwe, ngo iby'Imana birya uwarambije, ngo uwarambiwe yatashye. Nyamara reka nkubwire inshuti yanjye, hageze igihe cy'uko tugomba gushaka Imana bigishoboka. Tugomba gushaka Imana kuruta uko dushaka ubutunzi bwo mu isi, kubera ko Kristo ari bugufi. Kandi ndakubwiza ukuri, hari igihe kizagera ngo tugiye kugera aho umuntu wese atakibasha gukora. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ari ukugutera ubwoba, ariko ushatse waba amaso. Saba Imana iguhereza amaso y'umwuka, wambara imbaraga, usenge, umenye ibyo urwana nabyo, kubera ko ibyo ukirana nabyo ndetse n'ibyo nkirana nabyo ntabwo ari ibintu bigaragarira amaso y'umubiri, ni ibintu bigaragarira amaso y'umwuka. Biragusaba kubana n'Imana cyane, biragusaba gutindana nayo cyane, biragusaba kwinjira muri yo cyane kuruta indi minsi yose wigeze usenga. Igihe tugezemo ni icyo gusenga nshuti zanjye, ntabwo ari igihe cyo kwicara ngo tudamarare, ngo dutangire tubaze Imana ngo ariko Mana warandetse, Mana waranyibagiwe, Mana warantaye. Oya, ntabwo Imana yigeze ikureka. Isezerano ryayo nuko ritaragera ku mwana w'umuntu. Isezerano ry'Imana nirigera ku buzima bwawe, Imana izaguhereza igisubizo kandi kinyuze umutima wawe. Ariko harabura kwihangana kwawe. Wowe ubuze ibyiringiro, ubuze kwihangana. Mbese urabona mbese igihe cyarakurenganye, igihe cyaragutaye. Urabona abandi bari mu iterambere, urabona abandi bari kugura amamodoka, abandi bari kubaka amazu, nibyo, ariko bariya nibo, nawe uri wowe. Wirebera kuri runaka, hari icyo Imana yamuvuzeho, nawe hari icyo Imana yakuvuzeho. Ese urashaka ko uriyamera nkawe? Ntabwo byakunda. Imana itugirire neza. Ndabasuhuje cyane, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye mwese. Abakunzi babaho TV, mukurikira Abaho TV umunsi ku munsi, ndabasuhuje abari mu mpande enye z'isi, mu bihugu bitandukanye. Kristo abishimire, kandi irari ry'imitima yanyu ribe iryo guhazwa n'Uwiteka. Reka dusenge Imana. Uri data wa twese mwiza, uteye ubwoba, urahambaye, uri inshuti nziza, uri isambu itarumbura, igiti cy'inganzamarumbo. Nongeye kugushima ko wandinze ukarinda abankurikiye, izina ryawe niryamamare. Aka kanya ngiye kuvuga, reka uzuvugire muri nge, utegekere muri nge, kore ku maso yanjye, wirukane ibitavuga Imana byose mu izina rya Yesu Kristo. Tuguhaye ikaze na karibu, utangirane natwe, usozanye natwe, ntabe ari twebwe imbaraga zawe ziganze. Reka buri muntu wese abone ihumure, buri wese abone imbaraga zawe, buri wese yumve ubutwari bwawe, buri wese yumve gukomera kwawe, maze imbaraga zawe ziganze muri twebwe. Tubigusabye tubyizeye, ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo urakoze, amen. Gumana n'Imana kandi utindane nayo, izakugirira neza, kubera ko namaze kumenya ko umwami wacu Yesu aradukunda kandi atwitaho uko bukeye n'uko bwije. Ariko reka nkubwire n'ukuri, senga. Wowe warasenze uvugana n'Imana. Imana irakubwira ngo umwana wanjye, nzakugirira neza, nzagukura mu bukode, nzagukura mu bugumba, nzagukura mu bukene, nzakuvana mu gahinda k'ubupfubyi n'ubupfakazi. Imana imaze kubigusezeranya, urangije urareba ubona biratinze. Ubonye bitinze, wishakira izindi zawe nzira. Ese koko aka kanya utekereje neza, usubije amaso inyuma, urabona ibyo uri kubwira Imana bikwiye, cyangwa kwihangana kwakubanye gukeye? Njya nkunda kwivugira ngo ubuzima tunyuramo ni ibigeragezo, buratugerageza, ariko kugira ngo tubashe kugera ku ntsinzi, kugira ngo tubashe kwihangana, tube muri iyi si yanduye y'umubi, yamanukiwe n'umubi, ni ugusenga.
Gusenga bijya bituma umuntu agira ibyiringiro, akagira imbaraga, agakomera, agashikama, sibyo? Utasenze Imana ni ukuri ntabwo byakunda. Rero wikivovota, wikitotombera Imana, uyibwira ngo Mana waranaye, waransezeranyije ntiwasohoza, mbese ugize kurambirwa muri wowe. Nyamara Kristo yaraje arakubura, yaraje asanga wowe wacitse intege, ibyo wabiteye umugongo, nawe arangije ajya gusubiza abakiri kumwe nawe. Ubuse tuvugishije ukuri, Imana nizi igasanga uri kwigaragura mu isaha y'ibyaha, igasanga hari uri gusenga maze iminsi 7 atarya atanywa, harya ubwo Imana izasubizane? Izaguheraho igutabare wowe wayiteye umugongo ukava mu byaha, cyangwa izahera kuri wa mwana wayo wa wundi uri kwitabaza ku manywa na nijoro? Yesu akugirire neza, ongera wibuke bya bintu wagiranye n'Imana, ya minsi wababaranye nayo, cya gihe uri kumwe nayo, cya gihe muvugana wumva wizeye ibyo mwavuganye, wongere usubire kwifatira. Imana iguhe umugisha. Hari ijambo riri muri Yobu ni umugabo wakundaga Imana cyane, wari umukiranutsi cyane, ariko ntabwo Imana yigeze ituma atageragezwa. Yobu ibice 40, dusome kuri 7, haravuga ngo ibice ni 40, umurongo ni 7, haravuga ngo noneho kenyera kigabo, ngiye kukubaza nawe unsubize, mbese ugiye kumvuguruza icyo nategetse? Ugiye kumpererezaho ibyaha kugira ngo ubone urubanza? Harya uhwanije n'Imana amaboko, wabasha guhindisha ijwi nkayo? Ese koko iyo turebye tubona duhwanije n'Imana amaboko, ese twabasha gukora nk'ibyo yakoze cyangwa nk'ibyo ikora uyu munsi? Birakwiye ko twisuzuma, tukigenzura, tukareba ese koko twebwe dufite imbaraga zo guhindura ibintu? Ese ubu buzima ndimo hari icyo mfite nabukoraho, cyangwa ngomba gutegereza uwo navuganye nawe? Ngo noneho kenyera kigabo. Rero nawe kenyera kigabo, witakaze ibyiringiro, ongera wibuke wa muririmbyi uvuga ngo aho twagendaniye Yesu we, ntiwigeze udutererana. Ngo aho twagendaniye Yesu, ngo ntabwo wigeze udutererana. Ongera wibuka ko aho wagendaniye n'Imana itigeze igutererana, nyamara muri bya bibazo, muri ya makuba, muri bya byago ntabwo yigeze igutererana. Ongera wibuke, noneho kenyera kigabo, ngo ngiye kukubaza nawe usubize. Imana nishimwe cyane. Ngo harya uhwanije n'Imana amaboko? Ese koko uhwanije n'Imana amaboko? Hari icyo wakora? Imana iratubaza. Twebwe duhwanije imbaraga zayo n'izacu birahwanye? Ibyo ikora twabikora? Ese hari ikintu twabasha guhindura? Nibura kwitotomba kwacu hari icyo kwakuraho? Ese kwivovota hari icyo byahindura? Cyangwa ahubwo turi kudindiza amasezerano Imana yatuvuze, turi kudindiza ibisubizo byacu? Mbabarira wibuke ko nta kintu na kimwe wabasha guhindura ku mugambi w'Imana. Nimba nta kintu na kimwe wabasha guhindura ku mugambi w'Imana, komera ushikame, komera ukenyere kigabo, uhangane. Ngo wabasha guhindisha ijwi nkayo? Ntabwo twabibasha. Byose tuyibwira tuwite, tubishyize mu maboko yawe, tubishyize mu biganza byawe. Menye neza yuko nta mbaraga, nta butware, nta bushobozi, ni wowe ufite izo mbaraga n'ubushobozi n'ubutware. Ngwino undwanirire hahandi ntabasha kwirwanirira, ngwino unkomeze hahandi umubiri wanjye ndetse n'umutima n'ubugingo byose bitendebutse. Wowe ngwino Kristo unkomeze, umpe imbaraga z'uyu munsi n'iz'igihe kizaza, kubera ko imbere turi kujya ni habi kuruta aho twavuye. Ariko Kristo aturengere, Kristo adutabare, Kristo adukore ku maso, twongere twibuke aho twagendaniye naho ko atigeze adutererana. Tumenye neza yuko n'ibyo turi kunyuramo aka kanya atazigera dutererana, yiteguye kudutabara ndetse no kuturuhura. Kristo atugirire neza. Imana ikumpera umugisha, ambara imbaraga, wibuka aho wababaranye n'Imana, ko hahandi mwagendanye akagutabara, uhita umenya ko n'uyu munsi atazigera gusiga wenyine, atazigera gutererana. Imana ikumpera umugisha. Shalom shalom, ndabakunda cyane.